Hari igihe ubuzima buguhinduka, ibintu byose byahoze bifatika bikagucika mu buryo wumva n'Imana isa n'icecekeye. Ariko se umukristo aramutse ageze muri icyo gihe yakwitwara ate? Uyu munsi turaganira ku myitwarire umukristo akwiye kugira igihe ari mu bigeragezo. Iyi ni Apoka TV. Njye nitwa Ibo Pacifique. Reka tukubwiye ngo kora subscribe ndetse na share, tubaye ikaze. Hari imyitwarire umukristo akwiye kugira mu gihe ari mu bigeragezo. Umukristo ntakwiye gukingura Satani umuryango w'umutima we. Ibigeragezo ni igihe Satani agerageza kukwinjira mu bitekerezo no mu marangamutima. Iyo utitonze ushobora gutangira kubaza uti, mbese Imana iracyankunda? Nakoze iki se gituma ibibinzaho? Ariko umuntu mukuru mu kwizera azi ko ibigeragezo si igihano, ahubwo ni amahugurwa y'Imana. Icya kabiri, umukristo akwiye kwitondera ibyo avuga n'ibyo atekereza. Umuntu ugeze mu kigeragezo ahora afite byinshi mu mutima, ariko amagambo asohoka mu kanwa niyo yubaka cyangwa agasenya. Umukristo akwiye kurinda umutima we kuko niyo soko y'ubugingo. Ntuvuge amagambo atesha Imana icyubahiro, ntuvuge amagambo y'uburakari atesha amande agaciro. Ibuka ko umunwa wawe ari igikoresho cyera. Icya gatatu, umukristo akwiye kwiyegereza Imana atari ukuyivaho. Mu bihe by'ibigeragezo benshi bareka gusenga, bakananirwa gusoma ijambo ry'Imana. Ariko umuntu mukuru mu mwuka azi neza ko igihe biba bigoye ari naho kwizera kwe gukwiye gukomera kurushaho. Kwihangana si ubwoba, ni ubutwari bwo gukomeza kwizera nubwo ubona nta gisubizo cy'ibihe urimo ufite. Icya kane, umukristo uri mu bigeragezo akwiye kugira ubwitonzi bw'umuntu uzi by'isi n'iby'umwuka. Umuntu uri mu bigeragezo mu kwizera amenya ko ubuzima bugira ibihe, iby'ibyishimo n'iby'amarira. Yige gutuza, ntiyihutire kwemeza ko ari umuvumo, ahubwo amenye ko ibihe biza, ariko Imana iguma ariyo kwizerwa. Icya gatanu, umukristo akwiye kwirinda umujinya, kuko uba usa naho wamuyobora mu byaha. Yesu ubwe yarababaye, ariko ntiyakoraga ibyaha. Intimba, agahinda no kubura ibisubizo ntibikwiriye kugutera kwangiza indangagaciro yawe. Irinde kwihimura, kwihorera cyangwa kugirira abandi nabi. Umuntu ukuze mu kwizera amenya gutandukanya uburibwe bwo mu gihe gito n'agaciro ko kurinda isano afitanye n'Imana. Icya gatandatu, umukristo uri mu bigeragezo akwiye gushaka inshuti z'ukuri. Mu gihe umuntu ari mu bigeragezo, inshuti nyinshi zimuvaho. Kijya gihe nibwo umenya inshuti nyakuri, cyangwa se umuntu ugukunda atari uburyarya. Rero nuba uri mu bigeragezo, shaka inshuti za zindi muzajya musengana ndetse zikakuba hafi, ariko za zindi ziba zivuga amagambo make ariko yubaka umutima. Icya karindwi, umukristo uri mu bigeragezo akwiye kwibuka ko ibigeragezo atari ryo herezo. Waba uri mu icuraburindi, funga amaso usenge. Ushobora kutabona, ariko Imana irabona, irategura ejo hawe nubwo uyu munsi haba ari amarira. Rero icyo ukwiye kumenya, igihe cy'ibigeragezo ni cyiza, ntuzabe umunyabwoba, ahubwo ba umunyabwenge. Wubaha Imana mu magambo yawe, mu myitwarire yawe no mu gutekereza kwawe. Gira intego yo kuva muri icyo kigeragezo wagikuyemo isomo. Turabashimiye. Iyi ni imwe mu myitwarire twabateguriye umukristo akwiye kugira mu gihe ari mu bigeragezo. Ushobora kumva iki kiganiro ukaba wungutse n'ibindi byinshi. Reka tugusabe ukore subscribe ndetse ukore na share, ntiwibagirwe gukora like na comment. Imana ibaho umugisha, naho mu kiganiro gitaha.